nyuma y'uburwayi amaranye imyaka isaga 10 Mutungira Athanase w'imyaka 61 utuye mu mudugudu w'Intwari mu kagari k'Akabasengerezi muri Muhima aravuga ko amaze imyaka 2 asiragizwa n'ibitaro bya kaminuza bya Kigali ibizwi nka CHUK. Uyu mugabo akaba avuga ko muri 2016 aribwo yagiye kwipimisha muri ibi bitaro bakamusangamo kanseri ifata imyanya myibarukiro y'abagabo izwi nka prostate. Kuva icyo gihe yahawe gahunda yo guhura na muganga mukuru ndetse akabagwa, ariko kugeza uyu munsi uko agezeyo aherezwa indi tariki yo kuzagarukiraho. Giye kwa muganga ku Muhima bo mbona na dogiteri waho amatarasifeyi yo kujya ruguru CHUK. Ngeze kuri CHUK mbonana na dogiteri ambwira yuko njya guca muri radiographe. Namara guca muri radiographe igisubizo bampaye nka kimushyira. Maze kukimushyira dogiteri twabonanye ubwo ngubwo yarambwiye ati mpi nomero za telefoni zawe, nomero za telefoni z'umwana wanjye. Hanyuma ubwo ngubwo azimpaye arambwira ati vuba cyane tugomba kukubaga ati kandi uburwayi bwawe buzahita bukira ako kanya. Ubwo jewe twabonanye ubwo ngubwo bampa rendez-vous itariki nzaziraho ngiyeyo kuko akora une fois par semaine mardi seulement. Hanyuma ngiyeyo njya ku murongo wo kugira ngo bame agakaratasi ko kugira ngo mbonane na dogiteri bandikaho bama indi tariki. Bama indi tariki ya ubwo kuva mu rugo n'ugutega na moto simbasha kugenda amafaranga no kuyaguza. Ndagiye mukugo ya tariki nanone iragera ndongera nsubirayo. Nyuma y'imyaka 2 yose ategereje guhabwa ubuvuzi ariko agaheba, uyu mugabo unabarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe arasaba ko yafashwa kubona ubuvuzi cyane ko indwara imaze kumurembya ku buryo atakibasha no kugenda kandi yaramaze no kwishyura ibyo yasabwaga byose. Ndiyandika pe n'ubundi naramugaye nari nsanzwe mbasha kugenda ngenda nkacuruza, none uburwayi bwanjye bwatumye noneho ntakibasha kugendera ku mbago kandi bari banyemereye yuko nibamara kumbaga kuri Prostate hanyuma rwose ngomba gukira nkasubirana ingufu zanjye. None narategereje ndaheba. Icyo nsaba ubuyobozi nuko banjije mu bamvure. None se ko nishyuye hasigaye iki kindi basi ntarishyura ngo nkikore, ariko bambaye bamvure. Ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'ibitaro bya CHUK ariko ntibyadukundira. Ubusanzwe bitewe n'abaganga bake ndetse n'ibikoresho bidahagije bigenda bigaragara muri bimwe mu bitaro, usanga hari abarwayi benshi bahabwa gahunda yo guhura n'umuganga, ariko bigatwara igihe kirekire kuburyo aramutse ari umuntu urembye cyane indwara ishobora no kumuhuhura. Kuri Mutungira Athanase ariko bikaba bimaze kuba gaterera nzamba kuko yibaza impamvu anahabwa icyo gihe cyose ariko cyashira akongera agasubizwa inyuma. Ni inkuru ya Ngabo Jean Pasteur ku bufatanye na Ngabo nziza Remy.